ibikoresho by'ibanze dukenera mu rugo cyangwa se n'ahandi hose. By'umwihariko rero tutabatindiye, mwibuke ko izi produits chimiques mubona kuri screen yanyu, kuri televiziyo yanyu, ni zimwe muri produits chimiques twifashisha kugira ngo dukore amasabune, dukore za omo, dukore ama insecticide, dukore za pesticide, dukore za shampoo, dukore za omo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero mubona ko twongeye twagarutse, tugiye kongera kwiga uko dushobora kuzikoresha dukora wenda omo cyangwa se dukora shampoo. Abantu benshi rero tutabatindiye, akenshi baba bafite amatsiko, baratubaza ngo izi produits chimiques twazikura he? Rwose nk'uko mubona kuri screen yanyu, izi produits chimiques zirahari, turazibafitiye. Upfa kugera i Kigali Sonatube Kicukiro, uduhamagare tukurangira aho dukorera ku giciro cyiza, kandi nawe wabasha kwihangira imirimo uri mu rugo. Ni karibu rero, ndakangurira buri wese kuza akaza tukamuha kuri ibi byiza, nawe agatangira akiyungura ubwenge, kandi abukuye kuri izi nyigisho tubanyurizaho kuri channel yacu ya Baba Relax, cyangwa se iyi channel mubona ya Authentic International Academy. Zose rero aya masomo arahatambuka. Nifuriza rero kubwira buri muntu wese kugira ngo aze agerageze amahirwe ye. Kanongere rero mbabwire izi produits chimiques ngenda mbereka kenshi, mbabwira uko zikoreshwa, nkababwira uko zigenda zikoramo n'icyo zidufitiye nk'akamaro, cyangwa se akamaro kazo, cyangwa se ingaruka zazo mu gihe zakoreshejwe nabi. Mu by'ukuri rero ntabwo ari ibintu biremereye cyane. Wenda reka mpere kuri iyi STPP. STPP akenshi tuyikoresha tugiye gukora isabune y'amazi, cyangwa se isabune ikomeye, cyangwa se ziriya sabune twita amahandi wash, body liquid soap, ziriya zose zo gukaraba n'izisanzwe zo kuba twakora amasuku mu rugo, ibikoresho dusukura muri rusange. Iyi STPP cyangwa se sodium triphosphate ubundi ikonvatinga cyangwa se ihindura hard water to soft water. Ni ukuvuga ngo hard water ni y'amazi aba afite imyanda, kugira ngo rero isabune nziza dukora mu gihe dufite STPP, hari igihe hari abantu bashobora gukoresha amazi afite imyanda. Icyiza rero cya STPP, ikura imyanda muri ya mazi ari hard, none icyari amazi ari hard water agahinduka amazi ari soft water, ariyo mazi buri wese ashobora gukoresha. Reba formalin. Formalin yo yica amabacteria na za microbe dushobora gusanga hehe mu isabune. Iriya foaming booster mubona, iriya yo akamaro kayo ituma isabune ireta. Ni kimwe na soda ash, ni kimwe na sodium lauryl sulfate, izo zose ziraretesha. Soda ash, foaming booster, sodium lauryl sulfate, zose zituma isabune izana urufura. Ikindi cya STPP, itanga uburemere ku isabune, isabune ikabasha kugira kuremera. Sodium chloride cyangwa se n'indi produit twakita urea, zirafiltratinga, they act as filter. Mbega nazo ni nka filtration, zirakamura mu yandi magambo. Iyi twita sodium sulfate yongera uburemere bw'isabune kugira ngo isabune ibashe kuremera. Hari indi produit chimique tuzagenda tubona bita sodium metasilicate, iraklininga, mbega ikura imyanda mu myambaro cyangwa se n'ahandi hantu tuba tugiye kuyikoresha. So ikura imyanda, niba hari imyanda iri mu myenda byose, niko kamaro ka sodium metasilicate. Hari iyo twita CMC nayo ikura imyanda, wenda isabune ikabasha gukora akazi kayo, kandi ukabona nyine ariyo mpamvu twashakaga kugeraho. Nuko rero zimwe muri produits chimiques n'akamaro kazo ni icyo ngicyo zikora urebye. Ibindi wenda
turaba tugenda tubibona buhoro buhoro. Ubu rero nibyo tugiye gukora nonaha. Dutangira rero kugira ngo dukore omo, ni ibihe bikoresho dushobora gukenera cyangwa se n'izihe produits chimiques tugomba gukenera. Reka rero mu kanya mbereke zimwe muri produits chimiques dushobora kongera gukenera kugira ngo dukore. Nyuma yo kubabwira rero uko tugiye kubigenza, tugiye gutangira rero. Niba ngiye gukora omo ifite magarama hagati ya 700 na 800, iyi omo iraza gusaba ibipimo bingana gute? Ya soda ash nababwiye iraza kuba ifite amagarama 500, sulfonique mililitiro 120, STPP garama 30, sodium sulfate garama 150, caustic soda garama 20, amazi mililitiro 25, perfume mililitiro 15. Tuzakenera n'ikiyiko kimwe cy'ibara. Kuko mubibona rero, ngiye kubereka zimwe muri produits chimiques nababwiye. Soda ash ngiyo irahise, sulfonic acid yaje, STPP nayo ngiyo murayibona. Murabona ko hari na sodium, caustic soda, amazi, hakaza na parufe na kara. Kuko byose mbiberetse ni nako tuza kuyirute kubikoresha. Twihuse rero, ndafata ibasi yanjye na stirring rod, mfate ya soda ash nababwiye, nyimene muri ya basi. Kuko mubibona kuri video yanjye, mwibasi nshyizemo soda ash. Ngiye gufata sulfonic acid. Nimara kuyifata, ndafata stirring rod yanjye nse n'ufukuramo hagati au centre ya soda ash, menemo ya sulfonic acid yanjye. Noneho mfate stirring rod ngende mvanga kugira ngo ireya acide sulfonique yinjiremo imbere. Yinjire hehe? Yinjire muri soda ash. Nimara rero kuyimeramo yose yagezemo, ndafata stirring rod yanjye mvange iriya mixture. No kuvuga ngo ngiye kuvanga soda ash na sulfonic acid. Ngomye rero stirring bivange kugeza igihe iriya sulfonic acid irivanga na soda ash. Ku rundi ruhande, kugira ngo rero bigende neza, ndafata za mililitiro 25 z'amazi twapimye ku rundi ruhande, ngenda nongeremo some drops of water kugira ngo byoroshye. Kugira ngo ubundi iriya soda ash biragoye ko acide sulfurique itako yinjiramo 100%, ariko ndongeramo ariya mazi kugira ngo amazi ni netre, anetraliza buriya bukana bwa soda ash. Niyo mpamvu muri kubona ko nongeremo za mililitiro 25 kandi ndimo ndabivanga. Namwe muri kubona ko biri kugenda bihinduka. Uko bigenda bihinduka, nge ntabwo nshogora kubivanga, ndagumya mixing iriya mixture yanjye kugeza igihe biraza gufatana, ubone ko byatangiye kuba nk'ubugari. Murabibona namwe abazi gusonga ubugari, murabona ko biri kuza byegerana. Bishatse kuvuga ko ya sulfonic acid yamaze kwinjira imbere muri soda ash. Murabibona hano rero, turahatinda tukabivanga. Uko tugenda tubivanga ni nako tugenda twongeramo y'amazi, cya gipimo cya y'amazi. Ukabivanga kandi ukabivanga umwanya munini, ntabwo uvanga gatoya ngo uhite ko urekera. Oya, urabivanga kugeza igihe wumva ubonera ko nawe byatangiye guhinduka. Ndongeramo y'amazi nk'uko mubibona kugira ngo solution yanjye ibashe kumera neza. Buriya mwakara agakombe amazi ashizemo. Ndagomye mvange solution yanjye nk'uko mubibona, kugira ngo tuze gukora washing powder yacu imeze neza cyane. Murabona ukuntu byatangiye guhinduka. Byatangiye guhinduka nk'agakomo, ariko gafashe cyane. Tugiye kugenda rero tujye ku yindi etape. Ngiye kongeramo sodium sulfate. Iriya sodium sulfate ndayongera muri mix yanjye ifite soda ash na sulfonic acid. Barabona ko nongereyemo sodium sulfate.
nabwo ngiye kongera kubivanga, bivange neza rwose, kimwe kinjire mu kindi. Aha rero iyo udashoboye kuvangisha kariya gati, hari izindi mashini zabugenewe ushobora gukoresha. Hari izo bita food mixer, nazo zirafasha, zishobora kugufasha kuvanga kuko zo zigira vuba vuba cyane. Ariko mu gihe food mixer utarayibona, ushobora gukoresha aka gakoresho kacu kari traditionnel, nako karabikora kandi twese tubona resultat zimwe. Ndabivanga neza, iriya sodium sulfate ibashe kwinjira muri mwiriya mixture twakoze. Mixture ifite acide sulfurique na soda ash. Ngiye rero kongeramo caustic soda, murayibona caustic soda ngiye kuyongera muri solution ifite soda ash, sulfonic acid, sodium sulfate, nongereyemo caustic soda. Nabwo ndakomeza ngire nti mbivange kugeza igihe kimwe kinjirira mu kindi, nze kubona solution nifuza. Niwumva unaniwe ubwire mugenzi wawe akwakire, kuko niko bigenda. Nutabikora turaza kubona resultat mbi. Nyuma yo gushyiramo rero caustic soda, tugiye kongera tubivange, ariko twongeremo indi chemicals twise sodium triphosphate STPP. Nayo turayongera muri solution ya soda ash, solution ya sulfonic acid, solution ya caustic soda, solution ya sodium sulfate, n'aya mazi tutayibagiwe. Ubwo indi produit twongereyemo ni sodium triphosphate STPP. Nabwo nongere ngire nte stirring, bivange kugeza igihe buri produit chimique inoga ikinjira mu yindi produit chimique. Nk'uko mubibona kuri screen yanyu niko bimeze. Ndabivanga, murabona ko biri kuza binoga, kimwe kiri kwinjira mu kindi, ukabona ko rwose turimo dukora ikintu gifite umumaro. Uko mubibona ndimo ndabivanga rwose. Twongereyemo ka perfume nituma bigira impumuro nziza. Perfume ahangaha ushyiramo bitewe n'uko wifuza iriya omo yawe iri buze kuza guhumura. Si ngombwa gushyiramo nyinshi cyane, ariko ushyiramo ku buryo kuriya tujya kugura omo kumva ifite agahumuro. Nawe ushyiramo ka parufe nyine kagerereye kandi kizewe. Wakumva ko washyizemo ari gake ukongeramo kandi nta kibazo cya parufe. Nimara gushyiramo perfume yanjye rero ndongera mvange. Nk'uko mubibona ndimo ndabivanga neza nitonze. Murimo murayibona. Nyuma yo gushyiramo perfume ngiye gushyiramo iki ibara kara. Ndaje akabara kanjye nihitiyemo cyangwa se numva nshaka gukoresha ni ni byiza ko dutobera ibara mu kandi gakoresho kari ku ruhande. Noneho twamara kubona solution yayo tukajya twayimena hehe muri mixture cyangwa se muri bya bindi twakoze byose bifite sodium sulfate STPP, acide sulfurique, soda ash, caustic soda byose. Nimara gushyiramo kara rero ndakomeza mbivange. Murabona ko kara yatangiye guhindura ya mixture yanjye nakoze. Itonde mubirebe neza, mukurikire uburyo dushobora kwikorera omo turi iwacu mu rugo kandi tukayikoresha, ntiwongere kujya kugura indi hariya hehe ku muhanda. Ahangaha ntinda mbivanga kugira ngo iriya kare yinjire n'iriya mixture yanjye nakoze. Namwe uko mubibona murabona ko harimo imbaraga nyinshi cyane.
imbaraga nyinshi ziri gutuma hahinduka kuriya. Nyuma yo gushyiramo rero yakara ndongera mbivanga kuko ubundi biba bitaregerana neza, ariko murabona ko pate yacu yatangiye guhinduka, yahindutse rwose kubera yakara tumaze gushyiramo. Namwe reba ukuntu bimeze. Hano icyo nkora ndabivanga, nubwo wakumva akaboko kakuriye ariko urihangana ukabivanga rwose kugira ngo ntitube tubonamo caustic soda, ntitube tubonamo sodium sulfate, ntitube tubonamo soda ash, ntitube tubonamo, tukabivanga kugira ngo nyine papasi y'ibyo dushaka kugeraho tubashe kubibona neza. Nyuma yaho rero nk'uko mubibona kuri screen yacu, nyuma yo gushyiramo kara, nyuma yo kubivanga neza, murabona ukuntu pate yacu imeze. Turayifata duse n'abayitereka ahantu wenda akayaga kabashe kuyinjiramo, kayinyuremo. Wayiterura ukawishyize hanze gato, ushobora no kuyidisipoza ku zuba, cyangwa se ukawitereza ukaba uyishyize ahantu ku ruhande wenda mu gihe cy'iminota 30. Ni ukuvuga ngo tuba dukeneye ko ibyo twakoze umwuka nawo turawukenera. Akamaro k'uriya mwuka ni ukugira ngo bwa bukonje bwari burimo butangire bugende bushiramo. Uko bugenda bushiramo rero bidufasha kugira ngo tuze kubona omo nziza kandi twizeye. Nawe iwawe mu rugo rero aba ariko ugomba kubikora. Ubifate utegereze igihe, noneho urebe ko ibyo nkubwira bitaza gutanga umusaruro. Nababwiye ko mu gihe biteretse ushobora kubitereka hanze ahantu hari akazuba, n'akazuba kakabijyamo, nk'uko ufura umwenda ukaba uwushyize hariya ukumuka. Ni nk'uko n'ibi ngibi tugomba kubigenza. Noneho ukabitereka hariya kugira ngo akazuba, akayaga, mbega bibashe kunyuramo kugira ngo ibyo twakoze bize kuba bimeze neza. Nyuma rero yuko bitereka ku zuba, murabona ko ndabyaruye nabwo. Ni procedure. Nabyaruye mbishyira mu kabasi kandi gatoya, murabona ukuntu bimeze. Noneho rero ngiye kubicuranura, nshobora gushaka akantu kameze nka filtre kugira ngo wenda nyungurure neza, kuko haba harimo utuntu tutashizemo tumeze nk'utubuye muri ya omo yacu. Nshobora gufata akantu kameze nka filtre cyangwa se gashobora gutuma hatambuka omo nifuza ya mbere. Nk'uko ndi kubigenza kuri namwe niko mwagombye kuba mubikora kugira ngo tuze gukuramo omo nziza cyane, omo twakoresha kandi omo idufitiye umumaro. Ushobora gushaka akayunguruzo cyangwa se akantu gashobora gutuma hasohokamo omo twifuza. Ubu ni uburyo bumwe mberetse bw'uburyo dushobora gukoramo omo kandi tukabona omo ya yindi fura imyenda kandi gake. Nyuma y'iri somo harakurikiraho irindi somo, noneho nabwo mbereke ubundi buryo dushobora gukoramo omo, nabwo bitadusabye noneho ko tuza kugira gukora izi procedure zo kwanika ku zuba, kuyunguruza. Nabyo indi procedure irahari, ndaje nyibereka nyuma y'iri somo. Gusa ndabashimiye kuba mwankurikiye. Iyi omo mubona twayikoresha igafura imyenda, igakora byose. Mwibuke gusubscribinga kuko nanjye mba nafashe umwanya ukomeye cyane kugira ngo mbashe kubatambukiriza iri somo. Murakoze.
ngiye kubaha ikaze rero nabwo ku rindi somo, ngiye kubereka noneho ukuntu dushobora kwikorera ashampo cyangwa se shampo cyangwa se mu rundi rurimi tuyita eya shampo wibereye iwawe mu rugo. Ni izihe produit chimique tuzakenera nitrosol. Nitrosol nivaho tuzakenera soda ash. Soda ash nivaho dukenera sulfonic acid. Sulfonic acid nivaho forming booster izakoreshwa, dukenere caustic soda. Nyuma ya caustic soda tuzakenera vitamine E. Kara ntabwo yibagirana, formalin ni ngombwa, parfum ni ngombwa. Ngiye kubereka rero niba dukeneye nibuze litiro 5 za shampoo. Dukeneye ize produit chimique. Tuzakenera amagarama 60 ya nitrosol, dukenere soda ash amagarama 200, sulfonic acid mililitiro 250, forming booster mililitiro 250, caustic soda amagarama 50, vitamine E mililitiro 30, kara amagarama 5, formalin mililitiro 20, perfume mililitiro 40. Nyuma y'ibi rero tuzakenera, nyuma y'izi chemical product ngiye kubereka amaliste cyangwa se ibikoresho nyirizina tuzakenera kugira ngo dukore ashampo. Mwayibonye nitrosol. Nitrosol nakunze kuyivuga cyane, ngiyo tugomba kuyikenera. Tuzakenera soda ash, tuzakenera sulfonic acid, twongere dukenere forming booster, ayibonye, dukenere caustic soda, dukenere vitamine E, dukenere kara, dukenere formalin, dukenere perfume. Ngahe nguko aya ni amaliste cyangwa se n'ibikoresho ni produit chimique tuzakenera kugira ngo dukore litiro 5 z'iki za shampoo. Mwibase yanjye cyangwa se twifashishije indobo yanjye ngiye gushyiramo amazi. Nyuma yo gushyiramo amazi rero ngiye gufata nitrosol, ngende nshyiramo gake gake muri ya mazi, gake gake muri ya mazi. Uko nshyiramo nitrosol niko ndagenda vanga, which means I stir the solution of nitrosol and water. Muri ya mazi ndagenda nshyiramo drop nke cyane ya nitrosol. Uko nshyiramo gake ariko ngenda mvanga, buriya nitrosol irimo iragenda yinjira muri ya mazi buhoro buhoro, ngenda mbikora buhoro buhoro kugeza igihe hariya mazi yumva ko nitrosol yatangiye kwinjiramo. Uko nshyiramo nitrosol niko ngenda mvanga solution yanjye. Urabona ko amazi yatangiye guhinduka, yahindutse kubera iriya nitrosol yari imaze gushyiramo. Ndasitiringa hano, ndabivanga kugira ngo uko nitrosol iba ishaka ko uyivanga cyane kugira ngo ibashe kwinjira neza, murabibona.
ni ukuvuga ngo maze gukora solution ya nitrosoro n'amazi ku ruhande, ngiye gufata akandi gakoresho gatoya, mfate soda ash nayo nyivangire hehe mu mazi. Ni ukuvuga ngo ndabikora bitandukanye. Solution ya nitrosoro nayikoreye mu ndobo, ngiye gukora na solution ya soda ash nka kariya kabuse gatoya mubona. Uko nkuko mubona, murabona ko maze gushyiramo soda ash mwariya amazi, nabyo ngiye kubivanga ku ruhande. Murabibona? Murabona ukuntu ngenda mbivanga. Uko ngenda mbivanga ni nako ngenda nongera solubility cyangwa se kuba biriya bintu kimwe kiri kwinjira mu kindi. Nyuma yaho rero, muri ya solution ifite nitrosoro, ngiye kongera mvangiremo solution ya soda ash maze gukorera mwa kariya kabasi gatoya. Murabibona? Uko ngenda nyimenamo ni nako ngenda mvanga. Uko ngenda nyimenamo niko ngenda mbivanga. Murabibona? Ndizera ko buri wese ankurikiye. Uko ngenda mbishyiramo ni nako ngenda bivanga. Uko ngenda bivanga. Hano birabujijwe guhita ko mfata iriya solution ya soda ash mfite kunyimena mwira solution ya nitrosoro nkucuriramo. Oya, kubikora uba ushaka gutuma umusaruro wo kubona ibyo washakaga utakiwugezeho. Bisaba rero kubyitondera kugira ngo bigende neza. Murabibona? Niko ngenda mbivanga buhoro buhoro, niko ngenda mbivanga buhoro buhoro. Ngo muri solution ya nitrosoro ndikongeramo solution ya soda ash. Rwose ndabivanga ku buryo kimwe kirinjira mu kindi, ukabona ko byatangiye kunoga. Ndizera ko buri wese ari kubibona ibyo ndi gukora. Buri wese arimo arabona ibyo ndi kugenda nkora. Ngo namaze gukora solubility cyangwa se solution ikombayininga soda ash inakombayininga nitrosoro. Mwibuke ko mbere twabanje kuri nitrosoro tuyivangira mu mazi, twongeramo solution ya soda ash, tubivanzemo hagati hamwe byose. Nyuma yaho rero, namwe nkuko mubibona ku mashusho yanyu, muri ya solution ifite nitrosoro ifite na soda ash, nongereyemo sulfonic acid. Yose ngiye kubivangira hagati rero. Ndabivanga rwose neza. Urabona uko mbivanga ni nako iriya acide sulfurique igenda ibyimba. Murabona ko iri kuzamuka, yarenze indobo, yita kwitutumba ikabyimba kuko iba ifite ubukana bwinshi. Nyuma yaho rero, bitewe n'ukuntu yazamutse ikaba nyinshi, mbaye nyigabanyirije mu kandi kantu, ariko ndaza kuyisubizamo inyuma ko yari buze kumeneka. Ariko murabona ko niko iteye. Ndabivanga rero, mbivange ku rugero, byose kimwe kirinjira mu kindi, bikaba bimeze neza. I still my solution. Urabona ko ndabivanga
kugeza igihe binogeye. Ngiye gushyiramo foaming booster. Mwibuke ko nababwiye ko foaming booster ni ituma izana urufura muri iyi ashampo yanjye ngiye gukora. Nicyo cyiza cya foaming booster. Nyuma kongeramo rero ngiye kongera kubivanga, ndabivanga kugeza kuri nivo numva nifuza. Nyuma gushyiramo foaming booster ndongera nsiringe, mvange solution yanjye, nyivange kugeza ku rwego numva nshaka, ku buryo mbega ndumva ko ya solution yamaze kwinjira mu yindi. Nyuma yaho rero nyuma yo gushyiramo foaming booster, nongereyemo caustic soda. Caustic soda nayo ni byiza kuyikorera ku ruhande mu kandi kantu. Mbega caustic soda ivangirwa ku ruhande mu kandi kantu, namara kuyivangira mu mazi, buriya hari andi mu mazi nayivangiye, nabwo ngiye gustiringa nongere mvange iriya caustic soda, buriya nayo irashyuha cyane. Nyuma yo gushyuha rero maze kuyivanga neza, numvishe ko yamaze kuba dissolved cyangwa yamaze kwinjira mu mazi neza, itagifitemo utuntu tw'utubuye, kuko iba imeze nk'utuntu tw'utubuye, mbega nta tubuye nkibona mu mazi. Yinjiyemo neza, nawe urabigaragura ukabireba, ukareba ko yamaze kwinjiramo. Ndahita ko nyongera muri ya mixture yacu, iri ikombininga biriya bintu byose twakoze. Nimara kuyigezamo rero ndongera ngire nti mbivange. Urabona ko ndimo ndavanga iriya solution kugeza ku rwego numva ko kimwe cyinjiye mu kindi, kimwe cyamaze kwinjira mu kindi. Murabibona neza ko nta kibazo kindi gihari. Upfa gukora ibyo nkubwiye cyangwa se ibyo mwarimu wanyu akubwiye kugira ngo ubashe kuba successful man. Aha rero nyuma yo gushyiramo iriya caustic soda ngiye kongeramo vitamine E. Mwibuke ko ibi byose ndi kongeramo ndi kubishyira muri ya mixture yanjye ifite byose kuva aho twatangiriye. Uko twongereyemo produit chimique, don't forget to shake. I shaking my solution, mbivange kugeza ku rwego numva ko kimwe cyamaze kwinjira mu kindi, cyangwa se produit chimique nshya nongereye mu zindi ko yamaze kuba dissolved, ko yamaze kugeramo. Ari nayo mpamvu ubona ntahwema kubivanga. Nyuma rero yo gushyiramo iriya vitamine E, nta kindi, ndongera mfate ka kantu kanjye mvangire kara mu tuzi dukeya cyane ku ruhande. Nibyo byiza. Ubwo ndimo ndakora solution ya kara, nimara kuyikora ndayimena muri ya solution ifite byose. Murabibona, ngiye kubimenamo rero. Murabona ko menyemo ya solution ya kara, nimara kuyimenamo ndongera ngire mbivange nkuko mubibona namwe kuri screen yanyu. Yego, stirring my solution, ndabivanga mbivange rwose, mbivange nkuko mubibona. Ngiye kongeramo formalin. Mwibuka ko formalin nababwiye ko yica amabacteria cyangwa se germs cyangwa se microbe. Nimara kuyishyiramo, urabona ko mo gushyiramo formalin, ndakomeza mvange mixture yanjye ifite ziriya produit chimique zose twagiye dukora. Urabibona, ngiye kongeramo perfume kugira ngo iriya shampoo yanjye izabashe kuba ihumura. Urabibona ko nongereyemo perfume.
nimara kongeramo perfume ndongera ngire nti mbivange murabona ko ndimo mbivanga, ndimo ndabivanga neza ku rugero rwiza, nubahiriza amategeko n'amabwiriza. Iyo dukora izi practical binsaba gukora attention, nkiporoteja, nkambara amaga kugira ngo ntaza kwiyangiriza uruhu, kuko urebye gatoya zatwika uruhu zikarwotsa ugasanga uruhu rusigariye aho ngaho. Nyuma yacu rero murabona ko deje ubu ngubu shampoo yamaze kuboneka rwose. Ubu wayikoresha kandi ibintu bikagenda neza, mbega isuku n'isukura cyangwa target twari dufite ikagerwaho. Iriya niyo yo rwose, mwayibonye. Mbashimiye rero nabwo kunkurikira rwose. Nk'uko mubona kuri screen yanyu, izi produit chimique zirahari, turazibafitiye. Upfa kugera i Kigali Sonatube Kicukiro, uduhamagare tukurangira aho dukorera ku giciro cyiza, kandi nawe wabasha kwihangira imirimo uri mu rugo. Ni karibu rero, ndakangurira buri wese kuza akaza tukamuha kuri ibi byiza, nawe agatangira akiyungura ubwenge, kandi abukuye kuri izi nyigisho tubanyurizaho kuri channel yacu ya Baba Relax, cyangwa se iyi channel mubona ya Authentic International Academy. Zose rero aya masomo arahatambuka. Nifuriza rero kubwira buri muntu wese kugira ngo aze agerageze amahirwe ye.